Ese Kevin yaba abeshya Rugero ko yishe Derrick? Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films nkuko mpora mbivuga umunsi ku wundi. Ukigera ahangaha uri mushya kanda subscribe ufungure inzogera usharinga no ku nshuti zawe biraba ari by'agaciro kuri twebwe. Iyi rero ni ya channel yacu tunyuzaho ubusesenguzi tukarebera hamwe uko episode yagenze tukasesengura mukaduha comment zanyu mukarayikinga mugasharinga ubundi tukareba uko nyine namwe mwayakiriye. Ubwo rero duherukana muri episode ya 68 tugiye kurebera hamwe rero uko iyo episode yagenze. Nkuko bisanzwe rero aho twasoje Kevin arimo arakira amafaranga nyine yuko yakoze akazi kuko yishe Derrick, ariko mu by'ukuri Kevin asa nkaho arimo arakina imitwe Rugero. Ese Kevin yabagamije iki nyine kuri Rugero? Yabagamije iki Kevin ko impande zose nyine abaziro usanga ari kwa Darlene, usanga ari ahantu hose? Ese Rugero yizera bingana iki Kevin kuko kuba atamuhemukira? Kevin nawe mubona nyine ashaka iki? Kuko ubwitange afite ntago ari ubwitange busanzwe, bira ntago ari ibintu wajyamo ukajya gukorera boss wawe kandi uzi neza ko nawe hagize ikintu kiba wafungwa, noneho ukabikora atarigeze anakwemerera n'igihembo na kimwe, ariko boss wawe nyuma akaza kukiguha nyine. Biriya bisobanuye iki? Mutubwire muri comment uko namwe mwabitekereje, uko mwabibonye nuko mubona Kevin n'ibyo arimo arategura nyine. Ese Kevin arimo arategura iki? Ku rundi ruhande dufite uwitwa Jonathan yicaye mu nzu iwe, ajya kubona umukunzi we wa kera wamubwiye ko agiye mu mahanga, agiye i Burayi. Aragarutse aramubwira ati Jonathan nakugurira imodoka, nakugurira inzu, nakugurira buri kimwe cyose. Ariko mbasubije inyuma ho gato mbibutse ko Jonathan yatandukanye na Alice nabi, batandukana. Alice ari kumubwira ati wowe ntacyo wimariye, buri kantu kose ufite ninjye wakaguhaye, ninjye waguhaye amafaranga utangiza muri business yawe, n'ubu ndetse naranakugurije. Ikindi nuko ugomba kungarurira amafaranga yose naguhaye, amafaranga waguzemo ziriya taburo kwa Darlene ukazifata ukazimusubiza. Ibintu byababaje Jonathan cyane, ariko Jonathan nk'umuntu usa nkaho nyine ucisha makeya yarabyihorera, aramubwira ati njye nzakwishyura nta kibazo, wowe mpa itariki, mpa umwanya, nzakwishyura ntugire ikibazo. Ariko yagiye kubonabona uwitwa Alice arahageze, araje aramubwira ati twakwiyunga, twakomeza tukabana, ibintu byose nyine twabisubiza, twabisiga inyuma tukongera tugatangira bundi bushya tukabana. Ariko Jonathan yamubwiye ati Alice ntago ngukeneye mu buzima bwanjye, singukeneye, genda ujye aho wagiye. Nubwo ngo wabonye abantu nyine basa nkaho ntaho duhuriye, ngiye nsa nkaho ndi mwiza kubarusha, ariko wahisemo genda. Ari nkawe mukunzi wacu, mukunzi twatangiranye filime, ari nkawe wabonaga Jonathan yakora iki? Cyangwa ari wowe wabyemera ko usubirana nawe kugira ngo aguhe ku mafaranga? Yego Jonathan akeneye amafaranga, ariko se Alice twabonye uburyo ameze, uburyo asa nkaho arakaramo, Alice yarahindutse? Mutubwire muri comment uko mubitekereza. Ku rundi ruhande rero Jonathan yagiye guhura na Darlene, aramwishimira cyane, ariko Jonathan yaramubwiye ati ni wowe wanteje Alice. Naho twasoreje ya episode yacu. Mbararikire rero ko muri episode ya 69 bizaba ari umuriro, bizaba ari ibicika. Ni buri mushya kanda subscribe ufungure inzogera. Njyewe rero mwumvaga nitwa Eric, akaba ari njye ubagezaho ubusesenguzi. Bye, tuzahurire muri episode ya 69 tuyisesengura tureba uko yagenze. Ndabakunda cyane.